Teta Gisa Rwigema ni umuhanga cyane kuko yaminuje muri university zitandukanye. Teta Gisa Rwigema yaminuje muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri university yitwa Kent State University, aho yize ibijyanye na politike kuva 2009 kugeza 2014. Afite impamyabumenyi y'icyiciro cya gatatu cya kaminuza Masters yakuye mu Bwongereza muri Cardiff University hagati ya 2016 na 2017. Inama y'abaminisitiri yateranye kuri wa kabiri tariki ya 27 Gashyantare 2024 iyobowe na Perezida Paul Kagame yashyize mu myanya abayobozi batandukanye barimo General Patrick Nyamvumba wagirwe nka ambasaderi w'u Rwanda muri Tanzania asimbura Fatou Harerimana wari muri uwo mwanya. General Nyamvumba kandi yahoze ari umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda kuva 2013 kugeza 2019 ndetse aba na minisitiri w'umutekano. Francis Kamanzi yagizwe umuyobozi mukuru w'ikigo cy'igihugu gishinzwe mine, peteroli na gaze asimbuye Yamina Karitanyi wari uyoboye icyo kigo kuva 2021 mu gihe Fatou Harerimana yagizwe ambasaderi w'u Rwanda muri Pakistan. Benedicto Nshimiyimana yagizwe umujyanama muri ambasade y'u Rwanda muri Hongiriya. Muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane, Marie Grace Nyina w'umuntu yabaye umuyobozi mukuru ushinzwe Uburayi, Amerika n'imiryango mpuzamahanga. Teta Gisa Rwigema turi bwitseho cyane muri iki kiganiro aba umuyobozi mukuru ushinzwe Afrika, naho Virgile Rwanyagatare aba umuyobozi mukuru ushinzwe Asia, Pasifika n'Uburasirazuba bwo hagati. Rwanyagatare yari asanzwe ari umujyanama wa kabiri muri ambasade y'u Rwanda mu Bushinwa. Muri iyi nama ya minisitiri kandi hemejwe politike y'ivugurura rya kaminuza y'u Rwanda, politike y'igihugu y'umuryango n'imirire myiza n'amasezerano yo kugurisha laboratoire informatique y'u Rwanda ifitwe na guverinoma y'u Rwanda ikayegurira Depot Informatique et Matériel Médical Karisimbi Limited. Teta Gisa umukobwa Fred Gisa Rwigema ntago ari ubwa mbere ahawe inshingano na guverinoma y'u Rwanda, dore nk'ubu yigize guhabwa inshingano n'inama y'abaminisitiri yateranye tariki 13 ukwezi kwa 5 2022. Icyo gihe yariyobowe na Perezida Paul Kagame yashyizeho abayobozi barenga 60 mu nzego zitandukanye barimo Teta Gisa Rwigema, umukobwa wa Major General Fred Gisa Rwigema, intwari y'igihugu wanagize uruhare rukomeye mu gutangiza urugamba rwo kubohora u Rwanda. Teta twagarutseho uyu munsi nawe afite amateka aremereye. Teta Gisa Rwigema yagizwe umuyobozi mukuru w'ishami rya Afrika yunze ubumwe, Director of African Union Unit muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane Benafete. Yahawe izi nshingano nyuma y'amezi 6 arushinze na Marvin Manzi bari bamaranye imyaka 18 bakundana. Ubukwe bwa Teta na Marvin bwabaye tariki ya 5 ukwa 11 2021 bubera mu mujyi wa Kigali, bunitabirwa n'abanyacyubahiro batandukanye barimo Perezida Paul Kagame. Turaza kugaruka cyane kuri ubu bukwe nabwo umenye bimwe mu byaburanze. Teta Gisa Rwigema ni umuhanga cyane kuko yaminuje muri university zitandukanye. Teta Gisa Rwigema yaminuje muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri university yitwa Kent State University, aho yize ibijyanye na politike kuva 2009 kugeza 2014. Afite impamyabumenyi y'icyiciro cya gatatu cya kaminuza Masters yakuye mu Bwongereza muri Cardiff University hagati ya 2016 na 2017. Yahize ibijyanye n'itumanaho, International Public Relation and Global Communication. Mu mirimo yakoze kandi harimo niyo yakoreye mu ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku baturage UNFPA, akorera iri shami mu Rwanda. Teta Gisa Rwigema ubu yagizwe umuyobozi mukuru ushinzwe Afrika. Teta Gisa Rwigema umukobwa wa Major General Fred Gisa Rwigema wagize uruhare mu gutangiza urugamba rwo kubohora u Rwanda, yakoze ubukwe bw'agatangaza n'inshuti yo mu bwana Marvin Manzi nk'uko babitangarije abitabiriye ubwo bukwe bwabereye mu mujyi wa Kigali. Inkuru yanditswe n'inyarwanda.com ivuga ko gusaba no gukwa byabaye kuwa 5 tariki ya 5 Gushyingo 2021, hanyuma kuwa 6 tariki ya 6 Gushyingo 2021 bakora ibirori bikomeye bakiriyemo imiryango yombi ndetse n'inshuti zabo. Urebye amashusho yahererekanywaga icyo gihe ku mbuga nkoranyambaga wabonaga ko ubukwe bwabo bwitabiriwe n'abantu benshi cyane kuko sare bwabereyemo yari yuzuye. Mu bitabiriye ubwo bukwe harimo n'umukuru w'igihugu nyakubahwa Perezida Paul Kagame wanavuze ko ashimishijwe cyane n'ubukwe bwa Teta Gisa. Marvin Manzi umugabo wa Teta Gisa ni umuhungu wa Louis Kamanzi washyize itafari rikomeye mu itangazamakuru ryo mu Rwanda, dore ko ari nyiri Radio Flash iri mu zikomeye mu gihugu. Marvin Manzi ni inzobere mu ikoranabuhanga mu bijyanye na software development
ndetse mu mwaka wa 2021 yakoze application yise Momodi, akaba ari code ya mobile money ikoreshwa muri telefone za iPhone mu kwirinda guhererekanya amafaranga mu ntoki. Teta Gisa Rwigema wambikanye impeta y'urudashira na Marvin Manzi ni umukobwa wa Major General Fred Gisa Rwigema, umwe mu ntwari z'igihugu ufite ibigwi bikomeye, dore ko yagize uruhare mu gutangiza urugamba rwo kubohora u Rwanda. Urubuga rwa LinkedIn rugaragaza ko Teta Gisa Rwigema yabaye umuyobozi mukuru ushinzwe Afurika yunze ubumwe muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane ya Repubulika y'u Rwanda. AU Senior Officer se wa Teta Gisa ariwe Fred Gisa Rwigema uri mu ntwari z'u Rwanda, yavukiye mu karere ka Kamonyi mu ntara y'Amajyepfo y'u Rwanda tariki ya 10 Mata 1957. Turaza nawe kumwitsaho cyane muri iki kiganiro. Ni mwene Stanislas Kimonyo na Gatarina Mukandirima. Yashakanye na Jeannette Urujeni, basezerana tariki ya 20 Kamena 1987. Babyaranye abana babiri aribo Eric Gisa Junior Rwigema na Gisa Teta Rwigema. Major General Rwigema yatabarutse tariki ya 2 Ukwakira 1990 Ikagitumba mu karere ka Nyagatare mu ntara y'Iburasirazuba, agwa ku rugamba amaze gutangiza intambara yo kubohora u Rwanda. Abana be bitaweho n'umubyeyi bari basigaranye, Mama Teta, na cyane ko yatabarutse aba bana bakiri bato cyane kuko hari hashize imyaka 3 gusa bakoze ubukwe. Jeannette Urujeni ariwe wasigaranye aba bana ari kubarera. Uyu mubyeyi wa Teta yareze neza aba bana yasigiwe n'umugabo we Major General Fred Gisa Rwigema. Barakura bariga baraminuza, none umuto muri bo ari we Teta Gisa yamaze no kurushinga mu birori byanitabiriwe na Perezida wa Repubulika. Ubukwe bwa Teta Gisa na Marvin Manzi bwasusurukijwe na Muyango n'Imitari, maze umusangizi w'amagambo icyo gihe MC avuga ko uyu muhanzi afite abafana benshi cyane mu bantu bari bitabiriye ubwo bukwe. Yongera ati Muyango namugeranya nka R. Kelly muri muzika nyarwanda, ukuyeho ibyo bamushinja mu nkiko uyu munsi, ariko mu bijyanye n'umuziki ari kuri iyo level niko twe tumuzi. Ni amahirwe cyane kubana nawe muri ubu bukwe. Abitabiriye ubu bukwe abonaga bizihiwe cyane, ndetse n'abageni byaruko kuko ubwo MC yabahaga umwanya ngo bagire icyo batangariza abatashye ubwo bukwe, buri umwe yavugaga afite akanyamuneza. Mu ijambo rye Marvin Manzi yakoresheje ururimi rw'icyongereza ari narwo avuga neza adategwa. Atangira ashimira abantu benshi cyane bitabiriye ubukwe bwabo. Ati ndashimira buri umwe witabiriye ubukwe bwacu. Yavuze ko mu mwaka wa 2003 ari bwo yahuye na Teta Gisa. Icyo gihe bose bakaba bari bakiri abana bato. Umubano wabo ukomeza gukura kugeza barushinze 2021. Yashimiye umubyeyi wa Teta kubwo kurera neza uyu mwari barushinze. Anashimira Teta kuba yaramwemereye ko barushinga. Ubwo yashimiraga Teta inshuti yo mu bwana bambikanye impeta, nyuma y'imyaka 18 bahuye, yaramwegereye aramuhobera maze amusoma ku ijosi. Teta nawe yashatse kugira icyo avuga, arababwira ati nubwo abakobwa batajya wundi bagira icyo bavuga mu bukwe, atari ko nanjye nagira icyo mbabwira kuko ibintu byarahindutse. Ati ndabizi abakobwa ntabwo bajya bavuga mu bukwe, ariko mutubabarire ibintu byarahindutse. Ndashaka kubanza gushimira ababyeyi ba Marvin, Papa Marvin na Mama Marvin. Murakoze cyane kubw'uyu mugabo udasanzwe. Yavuze ko Marvin atari umugabo we gusa ahubwo ari inshuti ye. Yongera ati ndatekereza ko iki nicyo kintu cyiza kurusha ibindi. Yavuze ko na Marvin bamenyanye ari abana, ubu bakaba bakoze ubukwe afite imyaka iri muri 30. Yashimiye Marvin wamubaye hafi kuva bamenyana kugeza uyu munsi. Yashimiye by'umwihariko umubyeyi we Mama Teta, avuga ko amukesha byose. Yavuze ko umubyeyi we yabitayeho kuva mu bwana we na musaza we Eric Gisa kugeza bakuze. Ubwo yavugaga ibi amarira ahise azenga mu maso kubera kwibuka urukundo we na musaza we beretswe n'umubyeyi wabo batigeze baburana ikintu na kimwe. Teta Gisa yavuze ko musaza we atabashije kwitabira ubukwe bwe, yamwitayeho aramurera, ibintu bituma amugereranya nk'umubyeyi we. Yatanze urugero kubwo bari bari ku ishuri muri kaminuza hanze y'u Rwanda, musaza we yamubereye nk'umubyeyi, amwitaho bishoboka. Ati ni musaza wanjye ariko ni nka data. Yavuze ko banyuranye mu bintu byinshi, anavuga impamvu akeka ko yatumye mama we ahitamo ko ajya kwiga muri kaminuza musaza wigagaho. Ati turi muri kaminuza mama yatumye njya kwiga aho musaza wanjye yagiye kwiga kubera ko yarazi ko ari we uzakomeza kundera. Ndashima cyane Eric Gisa kuko yarandeze nk'uko mama wanjye yandeze.
Jeannette Urujeni umubyeyi wa Teta mu ijambo rye yabanje gushimira Imana ku bukwe bw'umwana we bwabereye mu Rwanda kandi bukaba bwagenze neza cyane. Yagize ati mwiriwe mwese, mbere na mbere ndabanza gushima Imana yatugejeje kuri uyu munsi, bikaba ibirori byanabereye mu gihugu cyacu. Imana ihimbazwe cyane. Icya kabiri ndashima Marvin na Teta baduhurije hano, mwakoze. Ndashima n'umuryango wa Kamanzi watwakiriye muri ubukwe kandi Perezida Kagame nawe yagize icyo avuga ati Teta ni nk'umwana wacu nk'uko dufite abandi, akaba umwana wacu kubera ko ari umwana wa Gisa na Jeannette ndetse akaba n'umwuzukuru wa Kimonyo. Ni umubyeyi wundi uri hano, dufitanye amateka maremare cyane niyo miryango mvuze. Perezida Kagame yavuze ko yishimiye cyane ubukwe bwa Teta Gisa, anamushimira ko yabukoreye mu Rwanda.